abafite imyemerere bakomora ku mukurambere Aburahamu bemeza badashidikanya ko dukomoka ku muntu wa mbere Imana yaremye ari we Adamu n'umugore we Eva cyangwa se Hawa. Gusa izindi nyandiko z'abanyamateka bashingiye ku iyobokamana bemeza badashidikanya ko uyu Eva cyangwa se Hawa atari we mugore wa mbere wa Adamu. Ibi twabikomojeho mu kiganiro giheruka. Bajya kure bakanemeza ko Eva atavuye mu rubavu rwa Adamu, ahubwo uyu Adamu yabyaye Eva. Bemeza ko Adamu yabyaye ari umugabo akabyara umugore witwa Eva. Professor Mary Joan Lilith wigisha ibijyanye na teolojiya muri College Stonehill, iri rikaba ari ishuri ryigenga rya Kiliziya Katolika riherereye mu mujyi wa Easton muri leta ya Massachusetts, afite igitabo yahaye umutwe ugira uti Creation of Women, yashyize ahagaragara mu mwaka wa 2016. Agaragaza ko iyo bavuze ko umugore wa mbere yavuye mu rubavu rw'umugabo baba bagoretse iyi mvugo, kuko ntaho bigaragara ko Imana yaje gutekerereza Adamu uko yabigenje imurema, cyangwa se ngo inamutekerereze uko yabigenje imukuramo umugore we Eva. Niba mwibuka neza aho twasubikiye ikiganiro cyacu, Adamu ashobora kuba yaragize umugore wa mbere baremwe kimwe, bakaremerwa igihe kimwe, bakaza gutandukana, Imana ikamuremera Eva akaba umugore wa kabiri wa Adamu aho kuba umugore wa mbere nk'uko tubyizera. Ishingiro ry'iyi nkuru ni irihe? Kuki se twahishwe tukigishwa andi makuru atandukanye nayo? Igisubizo cy'iki kibazo turakigeraho tubanje gusoma inyandiko z'Abayahudi bo mu myaka 3000 mbere ya Yesu Kristo zavumbuwe ahahoze inyanja y'urupfu mu burasirazuba bwo hagati, twifashishije imigani y'inyandiko zo mu myaka 500 nyuma ya Yesu Kristo. Dushakire no mu nyandiko z'Abanyababiloni zirimo urwahawe inyito ya Zohar Leviticus yanditswe na Moses de Leon, iyitwa Elvin ku rupapuro rwayo rw'ijana n'iyitwa Nida ku rupapuro rwa 24. Turifashije kandi inyandiko ya Shabbat, tunanyuza amaso mu nyandiko ya Baba Bathra. Iki kiganiro cyitwa Hirya y'imyemerere, ni ikiganiro cya Radio TV 10. Nge nitwa Asmani Twahirwa. Bahaye ikaze mwese. Amateka y'iremwa ry'umuntu wa mbere ku isi atubwira ko inkomoko yacu twese ari umugabo witwa Adamu n'umugore we Eva cyangwa se Hawa. Ibi tubizi gutya kuko ariko abanditsi b'ibitabo by'iyobokamana, ubwo ni Bibiliya na Korani, bashatse ko tubimenya. Nyamara hari izindi nyandiko zanagize uruhare mu iyandikwa ry'ibi bitabo dufite uyu munsi, zibitse amateka habanye kure nayo twe tuzi. Izi nyandiko zivuga ko ubwo Imana yaremaga Adamu yahise inamuremera umugore mu mukungugu yafashira bumba nk'uko yabigenje kuri Adamu, ubundi iramumuha ngo babane muri Edeni. Uwo mugore yitwa Lilith cyangwa se Lilith. Abasesenguzi bakaba n'abahanga mu bya Bibiliya bibaza impamvu Lilith atigeze agaragazwa muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro, ahubwo akavugwa rimwe ryonyine mu gitabo cya Izayi, nabwo agereranywa n'ikiyoka kizarimbukana n'umubi ku munsi w'imperuka. Iki gitabo cya Izayi gifatwa nk'incamake y'ubuhanuzi bw'Abayahudi ba kera cyane ibice byacyo 39 byahawe inyito ya Izayi wa mbere, bikanizerwa ko byanditswe mu myaka uyu muhanuzi yabayeho hagati ya 742 na 701 mbere ya Yesu Kristo. Gusa mu buryo bwihishe bagaragaza ko usomye neza witonze ugamije kumenya umugore wa mbere wabayeho, uhita ubibona ko Imana irema Adamu yamuremanye n'umugore bwa mbere, bwa kabiri ikamusinziriza ikamukuramo urubavu ikarurema mu undi mugore wa kabiri. Ibi bigaragara mu gitabo cy'Itangiriro. Usomye mu gice cya mbere ku murongo wa 27 haranditse ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Aha birumvikanisha ko Imana yaremye umugabo n'umugore ikabaha ishusho yayo.
nyamara ukomeje mu gitabo cy'itangiriro ibice bibiri ugahera ku murongo wa 21 ukageza ku wa 22 havuga ko Uwiteka Imana yasinzirije uwo muntu buticura arasinzira, imukuramo urubavu rumwe hasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Abahanga rero bashingiye kuri iyi mirongo yombi yo muri Bibiliya bemeza ko Bibiliya y'ubwayo yivuguruza bitewe nuko hari imirongo yayikuwemo yagaragaza ukuri ku bintu runaka by'umwihariko ku iremwa ry'isi n'ibiyirimo. Bagashimangira ko hari abantu babiri baremwe mbere na mbere, umugabo n'umugore, hakaba n'undi wakuwe mu rubavu rw'umugabo, kandi ibyo utahita ubasha kubyumva ubikuye muri Bibiliya. Inyandiko z'Abayahudi ba kera zizwi nka alfabe zitiriwe Bensira zisobanura uburyo Adamu n'uyu mugore babanye igihe kinini cyane muri Edeni, ariko baza gutandukana nyuma y'uko Adamu yari atangiye gushaka kujya ategeka uyu mugore. Kandi uyu mugore we yarumvaga ko we na Adamu bombi bareshya kuko baremewe igihe kimwe kandi bakaremwa kimwe mu mukungugu. Lilith was created by God from earth's dust just like Adam. Lilith yaremwe n'Imana imubumbabumbye mu mukungugu nk'uko yabigenje kuri Adamu. Kandi uyu Lilith yumvaga ko we n'umugabo we Adamu bareshya kuko baremwe kimwe. She was strong and independent and thought yari afite imbaraga kandi adashaka kuvugirwamo, ndetse yari afite imyumvire y'uko nta tandukaniro riri hagati ye n'umugabo we Adamu, niba nawe yararemwe nk'uko Adamu yaremwe. Mu myaka 2000 ishize Lilith yaravugwaga cyane ku buryo nta n'uwashidikanyaga ko uyu mugore yabayeho. Yabanje kuvugwa mu nyandiko tugiye no kwifashisha muri iki kiganiro z'Abanyamisiri ba kera, Abanyayisiraheli n'Abagiriki, aza no kuvugwa mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, aza kongera kugaragara mu nyandiko z'Abayahudi mu myaka ya vuba aha, ariko none hashushanywa nk'umugore mwiza igice cyo hejuru, igice cyo hasi akaba inzoka irimo yurira igiti cy'ubwenge. Kimwe Bibiliya ivuga ko Adamu na Eva bari barabujijwe kurya imbuto zacyo. Gusa uyu munsi inkuru ze zagizwe ibanga, ntizizwi n'abantu benshi. Nubwo nta nshuro zirenze imwe Lilith avugwa muri Bibiliya mu buryo bweruye, ariko agaragara cyane mu nyandiko zavumbuwe mu kibaya cyahozemo inyanja yitwa Dead Sea. Ni ikibaya cya Qumran giherereye muri West Bank mu majyaruguru y'umujyi wa Yeriko, ni mu burasirazuba bwo hagati. Dore bimwe mu bikubiye muri izi nyandiko. Buri uko Adamu na Lilith babaga bagiye kuryamana nk'umugore n'umugabo, ngo Adamu yahoraga iteka ashaka kuba ari we ujya hejuru, umugore akajya hasi. Rimwe Lilith yaje kwanga kujya hasi, nawe ashaka kuba ari we ujya hejuru nk'uko Adamu yabigenzaga. Umugore azana igitekerezo ko bagomba kujya basimburana, bakajya ibihe by'uri bujye hejuru n'uri bujye hasi. Icyo gitekerezo Adamu yagiteye utwatsi, amubwira ko bitazigera bishoboka na rimwe. Lilith abona ko Adamu ashaka kujya amutegeka we ntagire ijambo, ava muri Eden ahungira mu nyanja itukura. Eden ahitamo Adamu. When Lilith saw this, she pronounced the ineffable name and flew away into the air. Ngo Adamu yaje kujya kuregera Imana ko Lilith yamunaniye, akaba yaramusize. Imana yohereza abamarayika batatu barimo uwitwa Senoyi, Sansenoyi na Samanjilof, bajya kugarura Lilith, ariko ababera ibamba, yanga gusubirana na Adamu. Umwanditsi wo mu kinyejana cya 13 witwa Rabbi Isaac Ben Jacob Hakohen ukomoka muri Espanye, avuga ko Lilith akimara gutandukana na Adamu yahunze, yagera mu buhungiro akinjirwa na marayika Samayeli. Uyu muramwibuka, twamuvuzeho ubwo twaganiraga ku nzego 9 zigize ikuzimu. Uyu Samayeli yahoze ari marayika ukomeye mu ijuru, akaba impanga ya marayika Mikayeli cyangwa se Misheli. Samayeli uyu niwe waje kwigomeka mu ijuru kuko yari n'umuyobozi w'ingabo z'ijuru, ahinduka umuyobozi w'ingabo z'abadayimoni. Iki gitabo rero kigaragaza ko Lilith yahise yinjirwa na marayika Samayeli, banabyarana abana benshi b'abadayimoni. Ubwo baba marayika boherejwe n'Imana kujya gucyura Lilith bamusangaga mu buhungiro, aho yari yarahungiye mu buvumo ari kumwe n'abana 1000 yari yarabyaranye na Samayeli bazwi nka Lilim. Yanze kugaruka muri Edeni, aba bamarayika bahita biyemeza kujya bica abana be nibura 100 ku munsi kugeza bose bashize.
kuko nyina yasuzuguye itegeko ry'Imana akanga kugaruka muri Edeni ngo asange umugabo we Adamu, ahubwo agahitamo kujya aryamana na marayika Samayeli. Nyuma yo kwica abana be, aba bamarayika bagombaga gukurikizaho Lilith, bakamuboha bakamujugunya mu nyanja agasoma nkeri akicwa n'amazi. Gusa Lilith yarabatakambiye, arahirira kutazigera yica umwana wese uzavuka bakamwambika agakomo kamurindi kibi. Ibi byose byari amaco yo kugira ngo abone avuye mu nzara z'aba bamarayika. Nta minsi ibiri yashize Lilith ahita afata icyemezo cyo kwihorera, avuga ko umwana wese ari nk'undi, bityo ko nawe agiye kujya yica abana barimo bavuka, by'umwihariko abana b'abahungu bataramara iminsi 8 bavutse n'abakobwa bataramara iminsi 20 bavutse. Inyandiko z'Abanyasumeri zo zivuga ko bitewe n'uko amabere ya Lilith yuzuyemo ubuvunderi n'uburozi, ahengera nijoro ababyeyi basinziriye, akaza konsa abana b'abahungu baba batarageza iminsi 7 bavutse cyangwa se iminsi 20 ku bakobwa, bikarangira umwana yishwe n'ubu burozi bwo mu mashereka ya Lilith. Lilith yasasiye marayika Samayeli, barabyarana. Samayeli nawe amwizeza ko azamufasha muri uru rugamba rwo guhorera abana be. Yaje kumuhindura udapfa, amuha ububasha bwo kubaho iteka, ku buryo na n'uyu munsi Lilith akiriho. Wibuke imyaka 1000 kuri twe ni umunsi umwe ku Mana. Ibi ntabwo byabaye umunsi umwe gusa, ahubwo byamaze imyaka myinshi Lilith ahanganye na baba marayika bari baratumwe n'Imana. Bamaze kwica abana bose babarangije, basubiye mu ijuru. Lilith ahita yiyemeza gusubira muri Edeni kuko yari asigaye wenyine. Yafashe urugendo asubira muri Edeni, ariko hageze asanga yaratinze. Adamu yaramaze kubona undi mugore uwo twe tumuzi nka Eva. Lilith nk'umugore w'impirimbanyi ntiyacitse intege, ahubwo yamaze iminsi aho muri Edeni, aza guhengera Adamu aryamye yasinziriye, amujya hejuru amukoresha imibonano mpuzabitsina umugabo atumva, amwiba intanga zo kujya gukoramo abana bagombaga gusimbura abo yari yarabyaranye na Samayeli. Abanditsi barimo uwitwa Judith Plaskov Goldenberg na Pamela Hadas wanditse igitabo yise The Passion of Lilith, bombi bemeza ko Lilith yagerageje kwinginga Adamu ngo amugarure muri Edeni bakomeza ubuzima. Adamu akamwirukana kuko yari yaramaze kubona undi mugore Eva. Ngo Adamu yari yarubatse inkuta zikikije Edeni yanabanagamo n'umugore we Eva. Umunsi umwe Eva yarari mu busitani arimo asarura imbuto zo kurya, arebye hirya ye mu biti byari inyuma y'inkuta, abonamo mukeba we Lilith ari mu giti arimo aca imbuto. Eva utaruzi iby'inkuru z'uko Adamu yaba yarigeze undi mugore, yagize amatsiko yegera urukuta yurira igiti ngo avugane n'uwo mugore yari abonye bwa mbere. Baraganiriye bahuza urugwiro, ndetse Eva abona uwo mugore ari umwana mwiza ashobora kuba n'inshuti. Aba banditsi bavuga ko aba bagore bombi bahuje urugwiro, birangira banasangiye imbuto bari basaruye. Wibuke Lilith yari arimo asarura imbuto ziri inyuma ya Eden, Eva arimo asarura imbuto ziri muri Edeni. Bemeza badashidikanya ko uyu munsi aribwo Eva yagaburiye umugabo we Adamu urubuto Uwiteka yari yarababujije kuryaho. Bashingiye ku bivugwa muri izi nyandiko zavumbuwe ahahoze inyanja y'urupfu, bemeza badashidikanya ko inzoka ivugwa mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 uhereye ku murongo waho wa mbere ukageza ku wa 24 ko yashutse Eva atari inzoka ahubwo ari Lilith. Yihinduye inzoka, hanyuma agaruka muri Edeni ashukashuka Eva, birangira amugaburiye urubuto. Ibyanaje gutuma Adamu acibwa muri Edeni. Uyu Lilith ngo na nyuma yo gushuka Eva akanasinziriza Adamu akamwiba intanga zo kwitera kugira ngo azabyara abana b'abadayimoni, yagomeje kugaba ibitero no ku bana ba Adamu na Eva, aza koshya Gahini yivugana mwene nyina Abel. Kuko yari yaramaze kuba idayimoni, ibi byamuhaye ubushobozi bwo kujya anatera abana b'abahungu n'abagabo nijoro basinziriye nk'uko yabigenje kuri Adamu, akabiba intanga akazijyana kuzikoramo abana be b'abadayimoni.
Bibiliya y'Abanyababiloni yitwa Talmud ari nayo muzishingiro w'amategeko y'Abayahudi ivuga ko kizira kikaziririzwa kuba umugabo yakwirarana mu nzu wenyine, kuko Lilith amufatirana asinziriye akaba yamurotesha akamwiba intanga. Byizerwa ko izi ntanga zitwara akazitera akabyara abana b'abadayimoni batagira ingano. Mwibuka abana bitwa Lilith basaga 1000 twabonye ko ari abo yabyaranye na marayika Samayeli. Izindi nyandiko zivuga ko Lilith ajya atera abana b'abahungu cyangwa se n'abagabo kwikinisha bakanuye ari bazima badasinziriye kugira ngo basohore abone intanga zo kuremamo abandi bana b'abadayimoni. Aba bana b'abadayimoni abyaye mu ntanga z'abagabo yibye, uretse kuba bahinduka ingabo za Samayeli, banarongora abana b'abantu mu rwego rwo guhorera nyina. Aha ni naho haturuka abagore n'abakobwa bikinisha. Byizerwa ko umugore cyangwa se umukobwa urimo kwikinisha nta kabuza aba arimo aryamana n'umwe muri ba Lilith. Izi nyandiko zigaragaza Lilith nk'umugore warwaniye uburenganzira bwe akanga gusuzugurwa n'umugabo kandi ntacyo amurusha. Bikekwa ko Lilith ari nawe watangije feminism ku isi. Abaharanira ukwishyira ukizana k'umugore ku isi mu buryo bazi cyangwa se batazi bizera ko Lilith yigoboteye ingobyi y'umugabo we Adam akazamura ijwi akemera no gutandukana nawe. Izina rye rivugwa cyane mu gitabo gikubiyemo amahame agenga abagore n'umuryango muri rusange cy'Abayahudi. Yewe rijya rinagaruka mu masomo yigishwa abana b'Abayahudi mu mashuri. Uyu munsi tuvugana Lilith utaragaragajwe cyane mu bitabo by'iyobokamana aragaragara muri za politike z'isi. Vuba aha mu kinyejana cya 20 abanditsi bahirimbanira uburenganzira bw'abagore bagaragaje ko kumenya inkuru za Lilith byonyine bidahagije ahubwo zikwiye no gushyirwa mu bikorwa. Aba bashakaga ko umugore uremye kimwe n'umugabo ajya ibihe n'umugabo mu byo bagomba gukora, kuko bombi nta waremwe mu buryo budasanzwe. Hari abahitamo kudashaka abagabo ngo batazasuzugurwa ubwo bazaba bageze mu ngo, bagahitamo kwibera bonyine nta ngo bubatse. Hari abandi bahitamo gushakana bo ubwabo ari abagore bombi, kuko badashaka ko umugabo azabasuzugura agashaka kubajya hejuru mu buryo bw'ibikorwa n'ibitekerezo. Ibi byose abahanga bemeza badashidikanya ko inkomoko yabyo nta yindi uretse umugore wa mbere wabayeho kuri iyi si. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu, mbashimiye kuba mwabanye natwe. Iki kiganiro cyitwa Hirya y'imyemerere. Njye ukibategurira nkanakibagezaho nitwa Asmani Twahirwa. Ndabakunda cyane. Shalom.